afite akantu kakanoko kuntu Clement ndetse na Coach Tarebo yamuhamagaye yamubaza uko yumva ameze. Clement ubona asa nkaho ari kumbwira wenda ko bidakabije cyane. Nicyo kintu umuntu yavuga. Undi muntu baje bari bakandagiye nawe ariko akihangana karangiza match ni Kagege. Ni umuntu yavuga Pere yaragerageje gukora impinduka zitari nyinshi mu byukuri hagati mu kibuga. Abantu bari bategereje kuza kubona wenda niba babona Dauda urumva ariko Dauda ntago yagaragaye kuri yaribere muri tribune yagaragaye ko ntago simbizi sinago tuzi ikibazo no kumuruhutsa nta kintu no kumurutsa nta Dauda nta kibazo afite bamuruhukije bura na Sekiganda no yaragarutse na Sekiganda umutoza gukora imyitozo ariko ngo ameze neza kabisa barakiza na kimwe gihari baza derby banaze gutwara igikombe kuri Rutsiro bura nka Rutsiro Sekiganda bazamukinisha niko bimeze kugira ngo atagere kwitegura match bafite imbere ariko akse nko ku munsi w'ejo ngiye ndabonye umutoza Bekeni bimeze nk'ibingibi twavugaga kuri gura final no ngo Bekeni nawe ari wategura derby afite weekend azakina na Marine. Ibaze ko abakinyi beza ba Etincelle abakinyi beza ifite abenshi bari hanze. Ndago urugero mwabonye nk'umwana bafatishije mu izamu mugufi nubwo nari mubonye ngiye muri Etincelle umwana muto cyane mugufi ku buryo uko bataraga hejuru uretse ko watara yakubitaga amapoto watara kubise potenye ubundi watara gutsinda ibitego bitanu wenyine reka nkubwire watara rwose nta kintu dupfa nuwi wagadugu ariko APR niba ipanga rwose gukomeza kwitwara neza no mu zindi project ifite igomba gushaka undi rutayizamu. Watara yarafite ibitego ubundi Etincelle yari gutsindwa ibitego 8 harimo 4 bya Watara kuko yakubise pote Watara yakubise amapoto atagira ingano. Watara yisanze imbere y'umuzamu 1 contre 1 umuzamu wa equipe Etincelle irakoze patience inshuro zitari hasi y'eshatu amwihera umupira. Watara ikintu cya efficacité ikintu cyo kuba nyine critical imbere y'izamu rwose amanota ari hasi ku buryo se bahita bashaka undi niko bimeze niko bimeze rwose. Niba ushobora kuba warata ibitego nk'ibi ngibi kuri Etincelle imbere za Hilale na za Fare na za Pyramide na za Rahiri bimeze gute uri kubona biriya binyamaswa uri kubona biriya binyamaswa by'abazamu yahushije ibintu bitabaho buriya niba mukipinga akazajya asimburana n'uwo wundi bagura gusimbura umwataka ubundi Axel ntago arimo kumwirukana bamugurire wundi gusimbura baye top scorer 16 ebyiri buriya nibiba bigaragaza ko ari umwataka gusimbura sava ariko kubanzamo mu cyane n'agira afite imibare mibi. Watara amaze gutsinda ibitego 19 muri sezo afite 15 muri championnat afite ibitego 4 mu gikombe cy'amahoro afite ibitego 19 ntabwo ari bibi yewe ndi kumureba muri Champions League yego no mu batsinze rero 4 Watara ntiyatsinze cyagihe cyabiri uri kwiye match igitego muri championnat match banza Etincelle se ndavuga ya Reyo harimo igitego cya Sekiganda Bangara harimo igitego cya Togwi na Mamadusi na Daud ntabwo yatsinze ntabwo bura ntagatsinda cyane rero kuri ya Reyo cyagiye batsinda 2 kuri final ya Peace Cup nk'iyo bagiye kujyaho. Ubwo rero icyo navuga nsoza ingingo yanjye umuntu bita Bekeni abakinyi bose yari yabaruhukije urabona nka mwana batsinze igitego i Rubavu witwa Anselim yari hanze y'amasimbuye Ishimwe Jabiru Ayman kagakinyi keza bafite gatoga hanze kari hanze Shiza Hussein Mugabo hanze yatsinze igitego ariko yaje asimbura yari hanze yaje asimbura ntuze wa mwana ukina Kasapo na Kasapu kuri gatatu Kasapo ukina kuri gatatu ntiyana kinyi umuzamu wabo wa mbere ntigeze ajyamo barafite umuzamu nk'uwa kane bigaragaza uyu mupeti wavuye muri gaso yitwa Aimable ukina muri defense ntabwo arahari Etincelle atsinzwe biki n'ubango Etincelle ubundi muri mita ya mbere minota nka 15 byagomba kuba ari nka 3 kuko buri kanya Gilbert bagari mwizamu bikura mu buri kanya Watara amapoto ariko nyine namwumva bayirusha cyane Gilbert yatsinze igitego afata umupira bari bayirukye match Bekeni ndamwumva umuntu yatsinzwe ibitego 3 sibyo uraje utuganire kuri gahunda ya Gilbert umuntu yatsinzwe 3 kuri kimwe match banza aje muri match yo kwishyura arabizi ko asabwa 3 kubusa kugira ngo asezerere APR arabizi ko atari bubibone kandi arabizi ko afite match ya Marine derby hari ya Irubavu Bugoyi Dabi kandi arabizi ko aramutse akoze ikosa gato ikipe yabiri mu cyiciro cya kabiri so guturuna effective nibyo ntacyo kubaza rero
ngiye ndemeranya nawe. Barafinda rero waje gutsinda igitego agashyira umupira mu nda akenshi biba bisobanuye yuko cyane madamu rwose akuriwe aritegura kwibaruka turanabibara tukareba igihe yakoreye ubukwe Barafinda tukabona ko banatanaherukanye tukavuga tuti niba ashyize umupira mu nda nta nubwo ari y'ukwezi kumwe ndegogeza umupira navuze kuko niba aherukana mu kwezi navuze ntaratwite uvuga Gilbert ariko nahise nigarura aga n'umugabo burya batwite nta kibi wakoze ariko buriya Gilbert waweze igisoko kimera ariko Gilbert kiriya gitego igitego yaramaze iminsi agishaka igitego cyiza kubera ko yaramaze iminsi adatsinda batwaye twa hato na hato mezono arengura aratwita wazajya uyivamo ukuruye ko ifite amezi 6 y'inyusa za mezono wirubukira gake usomaho ave mujye mwubaha abadamu buriya n'abantu badasanzwe yarigengesera akakwana n'amezi 9 hariya muri Canada imwifurije rwose buriya nawe byamugezaho barishimye oya nibyo madamu ariko abi Kigali ari Kigali ari Kigali rwose ndumva nta n'ibyumweru bibiciyeho tutabona twarahuriye kuri stade kuri match yari Hilal twarabona ariko match nanjye ari match nigeze kubona ko niba ari Kigali amuzanye kuri match yari Hilal madamu yarayirebye twarabonanye burya ariko bararega je neza ko bamaze gukora uko yasubiye Canada buriya madamu wa Gilbert ntabwo aba hanze bro Gilbert rambwa atareka ibyo bintu abantu babikuraye madamu wanjye turabana kuruyenze ibyo byo bavuga byo hanze ubwo rero Nepal tubeye Nepal ko baza ko bakuranye oya ni nkuko nawe ushaka kujyayo ariko nyine afite nationality hariya niko nawe ushaka kujyayo kwigarukira ubwo najya kubyara za ariko nyine yibera i Kigali ngora Gilbert mu by'ukuri yatsinze igitego yarakumbuye cyane cyo ko byarabaye kera cyo gikorwa yaragikoze kera ntitubimenye kuko ntiyarebye gutsinda igikorwa cyo gutsinda cyangwa cyo gutera imbere ni ikihe muri ibyo bibiri oya bisobanuka abantu n'icyo uri kuvuga uriya akaba yarasembuye gukura kera ahubwo nyine igitego yaragikumbuye akaba yaragikumbuye ngo abigaragaze gusa yakinye neza cyane yarabanje gukora neza atsinze igitego cyiza cyane yatatse baro neza afungura ikirenge igitego cyiza cy'Iburayi kabisa ubona ko bari gutegura match yariyo bano bakinnyi ba Pele nabo kuko iyo bareba mu kibuga nyine mbere ya match yariyo buri wese ashyiramo imbaraga kugira ngo azabanze rero ko tujya mu by'ibikombe Rayon Sport itishimye namba ivuga yuko Abdoro rwose ikarita ya Rishani ngo yaje ifite mu mufuka Ruvuyanga ibintu bivugaho iki ariko ni ibintu byoroshye rega burya amategeko akurikizwa se ntibabizi utishimiye imyanzuro y'abasifuzi urandika urumva ariko Reyo se ko yakomeje ngiye cyo mbivuga wo ubundi ikosa yari muhereyeho ryari ikosa ntiyangwa se ryari ikosa umukinnyi akandagiye undi umusifuzi wakandagiye umuntu ikarita rero ikarita cyaka kwihorera ikarita ushatse wayitanga ku isegonda rya mbere cyangwa ku munota wa nyuma yaguye ikarita nta kintu wakoze ariko ikosa ryarabaye Richard akandagira umuntu we n'umusifuzi abigira Imana yakubiswe umugeri yakubise fumuko migeri yarayikubiswe ari rushe ntiyariyo yarasa nayo ni fumuko migeri erega no hasi hari hano nkunda uko wasobanuye fumuko migeri ngewe Abdul sinshobora kuvuga ngo kuki wahaye Richard ikarita ntabwo ibyo nawe mukondana ahubwo kuki utayihaye ahantu ahubwo ngewe atabaniye abareyo ni ahantu atatanze ikarita kuri Abedi bamukora ikosa rijyanye n'ikarita rwose rero nicyo cyatumye atanga niyo ngiyo aho ngaho rwose ntabwo nemeranya na Abdul nubwo ntazi gusifura ariko hariya yari ikosa ibintu byose byagaragara barasesenguye baravuga bati amakuru yari ayafite bati amakarita uko ameze bavuga bati nta Oscar ingingo yambwiye yuko yabyikanze se hari ingingo yarabyikanze aravuga ati ariko uyu muntu yitwa Abdul baduhaye nindamuka ntese muri Richard afite 2 ubu nta mukabo kirindi yibutsa Richard amwati Richard dore ufite amakarita 2 kandi hari amahirwe dufite wenda probably dushobora kugera finale ugerageze ukine Richard yarabyibukaga ko yafite yagiye mu kibuga abizi bana noneho rero ka nkubwire yahamagaye umuntu nyuma ya match twari turi kumwe no muri Ferwafa Richard aramusuhuza mu Giswahili twari mu modoka rwose aramubwira ati uze kundebera ati kuko ngewe ikarita nibuka ni ya polisi urumva ati niyo nibuka ati ngiye akaba yari ya kabiri barabimubwiye urumva nyuma ya match rwose turi kwigendera aba bakinnyi rero nabo
ikintu cyerekana ubunyamwuga buke nge naganiye na ariko ikibazo umukinnyi utazi ko nabona ikarita ya gatatu Axel ashaka kutabimenya ahubwo kukihamagaye Ferwafa kuki atabaje team manager hari ingingo team manager ibyo narabyandika ni ubushingiye Fidel rwose agomba kutabimubwira uriya n'umukinnyi niwe kugeza ubu yabimenye match igiye niwe meilleur joueur wariyo wenda yabimenye match igiye kuba babimubwiye wenda asa nugize confusion nk'utabyibutse neza ariko hari inyungu arayimubwira aramwe atariko ntibikubuze gutanga ibyawe byose ngo ukine nk'umuntu wigengesera kuko nanone wigengesere tukavamo ni ikibazo so judgment ahiri cyane twegera mu by'igikombe suko utatanga ikarita no ku isegonda rya kabiri na penalty wayitanga bitewe n'ikosa bitewe n'uburemere bw'ikosa ahubwo ureba muri rya tegeko abasifuzi bagenderaho ritanditse ryitwa gukoresha inyurabwenge common sense ushyira mu gaciro ikosa ribereye hagati mu kibuga ku munota wa kabiri w'umukino utaratanga warning ugahita uzamura umuhondo usibye no kuba wenda tureka ibyo kuvuga ngo yarazi yuko probably wenda yakuzuza 3 ntazakina finale uwo mukinnyi umukuye muri match kuko ugiye kumukinisha atari à l'aise ku munota wa kabiri ntabwo ari fair judgment international referee utatanze warning atari ikosa icyo twita amafote yayandi akomeye hari ikosa iberi rishobora kuza nk'ikipe kujya gutsinda igitego barabibona mu bantu bari muri county igaragara ni action yayindi Axel ubona icyo bita action itanga ikizere cy'igitego icyo bita doxo iri muri obvious goal scoring opportunity hari chance igaragara naho duel yo muri Mediane abakinnyi ba Rayon Sport batandatu abakinnyi ba Gorilla batandatu baraho basarroundinze Axel kuba ni mu kibuga hagati umuntu agonganye n'undi bakubitanya amavi no he was too harsh ni ibintu cyakiriwe neza cyane nge mbiganira na coach hari ingingo namubwiye ngo ikintu ugiye kumbwira ndi kucyumva mbere yo kukivuga ugiye kumbwira ikarita yari shaka bari twicaye tamtam aramwe ngo ariko rigane ngo mujye ndavuga ni icyo ugiye kumbwira ndakizi ni ikarita yari shaka ko n'abantu twari turi narabwiye umuntu wa kabiri utanga warning sibyo hari ikintu nta kosa nta nikosa rindi yari yabaye n'umunota wa kabiri niyo cyangera nko muri critique y'abasifuzi ukuntu Hakizimana Lu na Sekebe ukuntu bakoze icyo bita critique bari abasifuzi bagira ibyo bita critique iyo match zarangiye bakora critique dore ngiye cyo bivugira kandi nindaho buriya nituza no kugera imbere abantu babyumve iteka ikintu cyitwa judgment zitari fair zafekta abantu bose reka nguhe urugero ntureba Richard ko yari meilleur joueur wa Rayon Sport ari umukinnyi mwiza twese duhurizaho ko akomeye nta gusiba finale ya Peace Cup kuri we abantu bashobora kuvuga ngo APR yatsinze igatsinda Rayon ikanagenda ikanagitwara nibyo Richard atari nta mukinnyi mwenda umwe muri equipe wavuga ngo ni igitangaza wenda n'ubundi bizitwa ko yatsinze Rayon ako mu by'ukuri twe nk'abantu baje kuri umupira haba hari inkingi ya mwamba itari ihari itaduhaye Lovre APR contre Lovre Rayon Sport ntitwa twabonye igipimo kiri fair sibyo rero ni vice versa nje nanabivuga no mu gihe waha Dauda karto itariyo ikamusibya match you see so iteka rero abasifuzi ukwiye kujya muri iyo angle irenze gufata icyemezo gusa ukanatekereza n'imikino yindi ukanatekereza ndagwa nk'urugero onye Kamavinga kuri Champions League Paris Saint-Germain ntuzi bakuramo Bayern Kamavinga akoze ikosa rya mbere bamuha ikarita y'umuhondo akora ikosa rya kabiri burya ntabwo umusifuzi yamuhaye umuhondo murabizi yakandagiye umukinnyi wa Bayern mu kibuga cya Bayern umusifuzi arasifura ariko ntiyamuha umuhondo Kamavinga ubwe niwe watrigarinze deuxième carton jaune Kamavinga ni nkaho yarahawe warning ku ikosa rya kabiri we arangije aterura baro ibyo bita ku delaying umukino ahita akora ikosa rya kabiri risanga ryarinde amaze gukora ryo gukandagira umukino you see mu yandi magambo ikosa rya mbere yakoze bari muhereye warning ntibari muhera karito kugira ngo idahita ibyara carton rouge you see arangije we aterura baro adelaying umukino wamara kumwindi karito uzi icyo umusifuzi yabikoreraga sishyira ikipe muri position yo kuba yatsindwa umukino kuko ifite carton rouge ngo ibimbareho iyo niyo bita common sense uri kubona Axel kubera iki nibyo navuga kuri Richard ahantu akoreye ikosa ni mu kibuga cya Bayern ntabwo Bayern yari igiye gutsinda ngo mvuge ngo abujije uburyo bugaragara so
ibi bintu rero nuko dora tubivuga abantu ntibabibone ariko utu twemezo duto abantu bita duto wagira mu kiza ashobora no kugaruka finale oya buretse utwo twemezo abantu bita duto uwo bita Daniel Sibati byumvikanye rigaga yasifuye match Arsenal na Paris Saint-Germain kimwe cya kabiri niwe bongeye baha finale ya Champions League bisanzwe iyo musifuzi ari umusini yase ibyo byose birashoboka ngiye ikintu niwe mukinnyi usigaye niwe musifuzi usigaye mu Rwanda ukuze mu babonye badge kuva kera hari ikintu cyagiye cy'abantu bavuga ngo ntitukavuge ngo critique runaka ikintu kitarimo fairness mbaye mbivuze wenda umuntu azakinyicira ibe kuri rebe kuri APR ngiye ikintu cyitwa injustice cyane Gasogi na Gorira nibe Gasogi be Gorira ibete ikintu cyitwa injustice yari kubise nari nzi ko agiye gusohoka muri stade ni ikintu cyose kirimo ugiye ku mukino w'ejo ubwo bita Lika Pizzaro arayitera gatandatu sinshobora kugikontorora ngo reka nenze ngo ntawambe injustice nizo tukiriho n'ubundi zirakomeye tujye ku munsi w'ejo ejo habaye match ya nyuma kuri Bwaperi twayisoje twibutsa abantu ko finale ni tariki 20 niwe tugiye kuvuga iragarukamo ariko kuri Peace Cup twayisoje Etincelle na Gorira tariki 22 bazakina umukino wo gutera umwanya wa gatatu abantu bawibuka ntibajye bawibuka ariko ubu hari bazakina ubwo ya mbere zatwara miliyoni 12 iya kabiri 5 muri Peace Cup yego 12 iya kabiri 5 ya gatatu 3 izabaye 20 akse kuva ryari ushize babaye 20 ni 20 imbumbe Peace Cup nicyo babavuga 12 kongera 5 17 kongera 3 ya gatatu 20 nuko babisobanura ariko ni make pe gikombe cy'amahoro waruzi ko iya mbere izahabwa 20 nk'igihembo kareka ni make cyane nyine miliyoni 20 zagabanwa n'amakipe zigabanwa 3 iya mbere 12 ya kabiri 5 na gatatu 3 ko reyo y'abagore niyo ndi kwibuka neza ko yahaye 20 kandi n'abagabo nizo baba